Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Haleluya, 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 Yesu, haleluya, 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 Mukawera, haleluya, 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 Data mwiza we, haleluya, 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 uyu munsi, haleluya, 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 amen. Reka dusome Zaburi ya 27 umurongo wa 13 tugeze ku wa 14. Haravuga ngo mba nararabye iyo ntizera kugira neza ko Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Haleluya. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza ko Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Imana. Haleluya, haleluya. Mba nararabye ngiye Mame Ebenezer. Iyi ni proclamation, uvuga amazina yawe nurangiza ubyature. Mba nararabye ngiye Mame Ebenezer iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka ashyirwe hejuru. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Imana ishimwe. Ibyatuma turaba ni byinshi muri iki gihe, ibyatuma tunanirwa ni byinshi, ibyatuma kwizera kwacu kunyeganyezwa ni byinshi, ibyatuma amateka yacu ahinduka ni byinshi, ibyatuma dukubitwa hasi ni byinshi, ibyatuma igisebo kidufata ni byinshi, ibyatuma tugibwaho igishungero ni byinshi. Ariko
kubwo kwizera ko tuzabona kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Ibyo bisobanura iki? Tukiriho, turi bazima, tugifite ubugingo, tuzabona Imana, tuzabona kugira neza kw'Imana, tuzabona gukora kw'Imana. Ibaze iyo mu kwa mbere tutizera, kuko Imana yavuze ngo uyu mwaka izagirira neza abera. Haleluya. Tugategereza tukavuga ngo Mana, ni wowe twiringiye, ni wowe dutegereje, noneho ubutabazi ukabubona buri muri uku kwezi. Muri iki gihe ukaba wumva hasonamo ineza y'Imana, hasona mu kugirira neza abera, hasona mu bya bindi Imana yavuze ngo mu kwezi zakora bya bintu bikomeye bimwe twari twararindiriye. Iyo tutizera rero tuba twararabye, ibyiringiro biba byaraheze. Ariko kubwo kwizera ko Imana yacu ikiriho, ko Imana yacu igira neza, tukavuga ngo iyo agiriye neza runaka. Niyo mpamvu nkunda gutanga ubuhamya, nkunda ko abantu batanga ubuhamya, kuko buratwubaka, buradufasha, butuma tumenya nuko natwe twasenga. Hanyuma muri uku kwizera kugira neza kw'Imana tugategereza Uwiteka, kuko niho byose biva kuri we. Tugakomera, imitima yacu igakomera, tukagira ihumure, tukicara turindiriye Imana, tukavuga ngo Mana, ni wowe dutegereje, ni wowe turindiriye, ni wowe duhanze amaso, ni wowe dushaka. Mana, ni wowe, cyane ko twari dufite ibyasezeranijwe. Haleluya. Ndagira ngo wongere usubiremo, ubyature mu mwuka wangu. Mba nararabye, rishyiremo mu nzira zawe. Ibuka ahantu hose wari kurabirana, ariko ukajya kubona ukabona Uwiteka aratabaye, tukabona tubonye kugira neza kw'Imana. N'ubu kandi iki gitondo tubonye kugira neza kw'Imana. Erega nyine hari igihe ubona ibyo uri gucamo ukavuga ati ubuse ndaramuka bitanyishe, ndetse ubu ngubu ndaramukira hehe, cya kintu ahandi nkirwana naho, ya nzira nkinyuramo y'inzitane, ukavuga ariko ugasanga umuntu akabyuka agasanga aracyari muzima. Imana ikadusubiza mu mwuka tugahumeka, Imana ikadusubizamo imbaraga, Imana ikadusubizamo ibyiringiro, Imana ikagenda idukomeza mu nzira, idukomeza, tukabona turahatambutse. Ayiwe, haleluya. Mba nararabye iyo ntizera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Ukavuga ngo Mana, tugasenga tukavuga ngo Mana, aha hantu urahanshisha, aha hantu ntacyo nzaba. Ndagira ngo wongere ugarukane kwizera Imana. Humura wowe wizere, mu isi y'ababaho uzongera urabona ineza y'Imana. Ongera ugarure ibyiringiro, muri iyi si y'ababaho ntacyo nzaba. Turongera tubone ineza y'Imana, turongera tubone amaboko y'Imana, turongera tubone kugira neza kwayo, turongera tubone gutabara kwayo, turongera tubone imbabazi zayo, turongera tubone ubuntu butubyukije, kuba tukiriho tukabasha kuvuga, tugifite ibyiringiro, turi mu nzira z'igisiyoni. Nta kabuza, nta kizabuza Imana kudutabara. Akazi kacu no gutegereza. Nagira ngo mbaze, ese utegereje Imana? Utegereje Uwiteka cyangwa utegereje undi muntu? Utegereje anko cyangwa utegereje Yesu? Utegereje mama cyangwa utegereje Yesu? Nibyo hari ibintu mama akora, nibyo hari ibintu anko yamfasha. Utegereje amafaranga, nibyo hari ibintu agafaranga burya kadufasha. Amafaranga ni meza cyane, hari ibintu adufasha. Ariko se umutima wacu uri hehe? Ko Imana itagize izira mu maganya. Ineza y'Imana amaganya ntibikorana, gushidikanya ntibikorana. Niyo mpamvu ukangurira ngo va muri ibyo. Haleluya. Iki gitondo garura ibyiringiro, ongera uhagarare, shima, fungura umunwa ushime. Ibuka aho Imana yatabaye, ukabona ihumure, ukabona imbabazi z'Imana tukazibona. Reka tuyibuke. Hari ibintu Imana yaducishijemo, nanjye bitumye nibuka. Kera nkiri ingumba, ubu byabaye nk'umugani.
ayiwe mba nararabiye muri ubu bugumba mba nararabiyemo iyo ntizera ko Imana izangirira neza. Najyaga nsenga nkavuga ngo Mana ndakurindiriye ku manywa n'ubu nushakuze, ari ku manywa niyo haba ari nijoro, ndakurindiriye nijoro ni nushakuze muri iri joro, ndakurindiriye mu kanya ndi muri segonda ngatega ibiganza ndi Mana ndakurindiriye ndi ni wowe ndindiriye. Iki kibazo cyanjye cyananiye abaganga, cyananiye abantu, cyananiye bene wacu ntibanakijyamo ntibyanakunda, ahubwo bo banampeza mu bugumba. Ni yewe Yesu n'Uwiteka we, ni wowe n'abahanuzi barabihanuye, niki ni wowe ntegereje. Haleluya. Ati abo dusengana bamfashije gusenga bakoze uko bashoboye, tukabwiza Imana ukuri. Ni nanjye ubwanjye narase uko ashoboye, ni Mwami ni wowe ntegereje. Kabwira Yesu ngo niwe wamaraho iki kintu, niwe wahirikuye umusozi, ndakwizeye. Kabwira Imana ngo ndagutegereje n'ubu nushakuze, no mu kanya nushakuze, umwaka watangira. Kabwira Imana ngo Mana uyu mwaka ndagutegereje, ukwezi kwa ya masengesho y'ukwezi yatangira. Kabwira Imana ati Mana muri aya masengesho muri uku kwezi ni wowe ntegerejemo, ni wowe nshaka, ni wowe nshaka, ni wowe nshaka. Ni nabo by'abaganga byarabonane no kumvura, ni wowe nshaka. Wowe muganga ubu nkatangira nkavuga imbaraga z'Imana, nkatura gukomera kw'Imana, nkatura ubunini bw'Imana, nkatura abantu Imana yagiye igirira neza. Ubuhamya numvishije bwabo Yesu yatabaye nkabyatura, wowe wakoreye muri runaka, uracyari ya Mana. Naho data ashaka ko duhagarara, garukana kwiringira Imana, garukana kwizera Imana, gira ihumure, iracyari ya Mana. Tegereza Imana. Dutegereje Imana muri uku kwezi kandi turacyayitegereje, turacyayitegereje. Niyo duhanze amaso, niyo ishobora byose. Elishadayi, kuva ngo Elishadayi we niwe ntegereje, Adonayi we niwe ntegereje. Ugatangira ukavuga ubukuru bw'Imana, ukavuga amazina y'Imana, ukayisingiza. Aho ngaho Uwiteka arahakorera. Muri iki gihe twamenye ko Uwiteka ari gukora, garukana ibyiringiro, gira ihumure, icara mu gutegereza. Mu gutegereza rero turaramya, mu gutegereza twibuka iby'Imana yakoze, mu gutegereza turirimbira Imana, mu gutegereza turasenga, mu gutegereza dukomera Imana amashyi, mu gutegereza dukora imirimo myiza, ibikorwa by'urukundo, mu gutegereza dukora umurimo w'Imana, mu gutegereza dusengera abandi, mu gutegereza duhagarara dushize amanga, tugatanga n'ubuhamya bw'ibyo Yesu yakoze bwa mbere. Tugahamya tukavuga ngo Mana rinje kuguhamya nubwo ngica ahantu harimo sitaragwa, harimo ibihano, ari mu bihanamanga, ariko nibutse iminsi ya kera, nibutse ko hari ahantu nigeze kugutegereza nkakubona, nibutse ko wigeze kumpa ihumure ngiye gusa, nibutse ko hari aho nigeze kukubona. Tugahamya Imana. Aho ngaho rero niho dutegerereza. Tegerereza aho ngaho, nanjye ntegererezaho, iracyari ya Mana. Imana isingizwe. Reka twongere tuvuge ngo tuba twararabye Mana, iyo tutakwizera ariko tuributse hari ahantu wadutabaye, tubona kugira neza kwawe, kandi n'ubu Mwami turiteguye kubona neza yawe uyu munsi, turiteguye kubona neza yawe ku kwezi, turiteguye kubona neza yawe uyu mwaka, turiteguye kubona neza yawe mwabo dusengana, turiteguye kubona neza yawe mu bana bacu, turiteguye kubona neza yawe mu bizama Mwami, mwabo dusengana cyangwa se aho dutambuka, mwabo twasengeye, turiteguye. Senga. Haleluya. Yesu ndagushimiye Mwami, ugira neza. Tuributse tuba twararabye Mana, tuba twararabye kubera inzira ducamo, tuba twararabiye muri iyi si, tuba twararabiye muri ibi bihugu, tuba twararabye Yesu. Ibi bikomeye bitugwiririye, tuba twararabye, ariko turagushimiye, utubyukije amahoro, turi bazima, ntago twarabye ntitwapfuye, turacyahumeka kuko uri kumwe natwe, utangire kuduha ubuzima, uravuga ngo tubeho. Haleluya. Tubayeho mu isi y'ababaho, natwe turiho. Mwabuvuze ngo nibarame, natwe turimo. Naho uvuze ngo bahaye ubuzima, turimo. Mwamushimwe, turimo, ko twazindutse imbere yo gusenga, turimo. Habwe icyubahiro.
turagutegereje papa, turagutegereje uyu munsi, kuri buri saha y'uyu munsi turagutegereje, dutegereje gukora kwawe, dutegereje ubuntu bwawe bundi bushyashya, dutegereje mwami kongera gukora kwawe, si uko utakoze mu buzima bwacu wageze gukora, turagutegereje, ibyari bidukuye umutima ni byinshi, ariko turagutegereje, hahandi dusiragiye igihe kirekire, ya miryango dukomanzeho igihe kirekire, turagutegereje, hahandi twari tunaniwe, turagutegereje, babera ba mwami, babandi twasenge bene wacu, babandi twasengeye dusengana, tugutegerejemo mwami, turagutegereje papa, turagutegereje kugira ngo dutabare, gutereka gutabarwa kwacu kuva kuri wowe, nta wundi waduha ihumure mwami, nta wundi wahoza imitima yacu, nta wundi wadufata amaboko, nta wundi waduhumuriza, nta wundi wadukenyuruza ibigunira, nta wundi, buri bigunira twari dukenye, nta wundi wabidukuraho, ni wowe. Niyo mpamvu tugutegereje, habwa icyubahiro uyu munsi, habwa icyubahiro izi saha, habwa icyubahiro iki gitondo, izina ryawe ni iryera. Haleluya, urakoze mwami, kandi abagutegereza ntabwo bazakorwa n'isoni. Turagukunda mwami, turagushimiye, izina ryawe ni ryiza. Uyu munsi twatuye umugisha, turawakiriye, twakiriye ihumure mu migisha wazanyemo, harimo kugira neza kwawe, twakiriye neza y'Imana, twakiriye gukora kwawe, twakiriye ubuntu, twakiriye ihumure. Mutima wanjye humura kuko Uwiteka yazanye ihumure, maboko yanjye humura kuko Uwiteka yazanye ihumure, mbitekerezo byanjye humura kuko Uwiteka yazanye ihumure, maguru yanjye humura kuko Uwiteka yazanye ihumure. Haleluya, haleluya, urakoze Yesu kubwira ihumure no kubwira ineza yawe. Haleluya, haleluya, amen. Shalom, musi mwiza. Yesu abagumye abahumurize, Yesu atugirire neza muri byose. Mu isi y'ababaho bisobanura ngo ntituzapfa tutabonye neza y'Imana, ntituzataha iwacu tutabonye kuko kugira neza kw'Imana. Shalom.